morning, umva ijambo ryagufasha muri iki gitondo rikaguhindura ubuzima. Nshuti yanjye, igihe ufite inshuti bikaba ngombwa yuko mudakomeza kuba inshuti, ntuzigere ugwa mu ikosa ryo gufata uwari inshuti yawe ngo umutarange, cyangwa se ufate uwari inshuti yawe utangire ugende umusebyasebya hirya no hino ngo kubera yuko mwatandukanye. Inshuti yawe niba mugize ikibazo mugashwana, ujye wigenda witurize, nukubaza umwihorere uceceke. Ntabwo ari ngombwa gusebya umuntu mwabaye inshuti, kuko iyo uramutse ubikoze ugasebya umuntu mwabaye inshuti, hari abantu bahita bakwangira icyo ngicyo, cyane cyane nk'abakunzi, dore ko muri ino minsi ugiye kuzabaganiriza n'uburyo n'amagambo meza wajya ubwira umukunzi wawe. Rero nimba uramutse usebya umuntu mwabaye inshuti, nta n'umuntu wimva wakifuza kuba inshuti nawe. Jya wirinda rero gusebya umuntu mwabaye inshuti, kuko iyi si uko iteye ushobora kuba uzi ngo nta handi hantu muzongera guhurira, ejo ukazamusanga muri serivisi runaka ugiye kumwaka akazi kandi waramusebeje hirya no hino. Rero ibyo bintu byirinde, bizagufasha. Murakoze, ndabakunda cyane.